kuba twari mu gihe cy'icyunamo turi kwibuka inzirakarengane zazize jenoside. Ibintu bimeze kuri gutemagura kuri biratugarurira ikintu kigaragaza yuko n'ubundi abantu bagifite ingengabitekerezo zo gutema bagenzi babo. Kareka nta kintu bigeze bamufatana kimwe, atavuga ngo bamutegeye ahantu aba ku muvandimwe wundi ngo inaha bamutegera ngo ahantu mu kantu ngo mbese hatari abantu ngo niho bamutemaguriye, ariko bavuze ko hari ahantu ngo mbese nanjye simpazi neza ngo hatari abantu ngo bamutegeye ngo avuye aho noneho bamutegeye aho ngaho ngo bahita bamwiciraho. Nago navuga ngo kwica nicyo kintu leta yacu kuri uyu munsi nago igamije kwica abantu. Se ni hari bisambo byinshi twumva ugasanga barafashe bakica ariko bagahanwa, ariko ko batabarasase. Polisi nituzifite kuki batabajyana muri polisi ngo babarase? Ntibafite intwaro. Wowe ntabwo nishimiye urupfu, ntabwo nishimiye urupfu. Umva nkubwire wowe ntabwo nishimiye urupfu. Urumva je navukanye nawe nabyirukanye nawe, wowe uri umwana we, wowe impamvu urimo kwivuga wowe uri umwana we. Ngiye ibyo mvuga ntabwo ari amakuru mabi mutangira amakuru mazima. Ngiye simamya niba Jide nta cyantu bamufatanye kuri uyu munsi agatemwa kuriya ni impande zingo. Nta muturage wamuhuruye, ntago umuntu yagutema umuhoro wa mbere ngo we gutaka. Umuntu ni ku gasozi muhigereye nge nanahageze. Bamwitaga nde? Jide. Yego. Nono turatambikana nihekeye umufuka kawunga ko nikorera mu ndatemwa. Nono turatambikana. Yego. Byari amasaha iyo bwije nyine nayo ngiye gitaburaza turata nka saa 10. Noneho mu guhindura nsanga bamufashe, ariko nyine batangiye kumukubita bamutemaguye ndi mari abantu batatu. Bamutemaguye uhari ureba bataka mikoro neza. Bamutemaguye ngiye mari ureba. Noneho ngize ikiko yangenzi umutekano wa epfira ndamuhamagara. Imbonye ibintu bikaze barirukanse rero. Bamutemye ari abantu bangaye? Byari abantu batatu. Bose bari bafite imihoro? Oya, bamutemesheje n'umuhoro we, abandi bakubita n'inkoni. Kubera najya atana n'umuhoro arawugendana. Sibye ko yari agiye gutera inka ziwabo kwa mama we nyine Kanyinyomba. Ko ari amakuru ari kuvuga ko ngo bamushije ko yari yibye igitoki, kuko nibyo? Nta n'ikizibiti yari afite, nta n'igitoki na kimwe yari afite. Ariko ngo yaratuwe yiba. Kuko ibawe yarabikoraga, ariko nyine yari yanisindiye bamujugutira umuhoro umufatano umucinege yo kwiruka. Bamutemye hehe niba wari uhari? Bamutemye hano ijosi. Baciye no mutsi no mo hano gutya. Bamukataguye umutwe. Bamutemye nabi cyane. Abamutemye hadiyo ngo amazina yabo ni bande? Harimo Pascal no bitarusane nakandi kana gato bita Nzungu. Dore uyu mwana ni mukuru. Yego. Nabo nga. None se uragira uti ngewe ngenda temwa njya kurangura namubonye twajyanye. Nge naraje nashye nsanga moto yamucyuye byari nka saa 3 z'ijoro. Nsanga bamujyanye ikiziguro ariko atasha kwicara ijosi rigenda rigira gutya. Nta bibazo se bari bafitanye bwo abo bajeni? Oya, bamuciye yaciho umuntu ababwiye uti ngo dore Jide aramanutse. Yego. Ngaje mu byari kandi atariho yaragiye. Nta kizibiti nta gitoki ngeze amufata na kimwe yari afite. Reka tuganire none umujeni twumve nawe. Yego. Bakoze. Bakwita nde? Bahita Benita. Benita? Yego. Uri umukobwa? Genda umukobwa. Oya se. Ndabona guri umuhungu. Oya. Ufite imyaka ingahe mwana Beni? Ufite imyaka 17. 17? Ukaba uri kwinyongera akagare? Yego, narebye nyine kwishakira agafuka igikoma nabidanje. Beni, umunsi w'ejo se ngo byagenze bite? Nyine nanjye nari nivira ahantu bita Kanyonyomba. Yego. Hari abajene nari ngiye kwireberayo. Ndaza mageze mbona umuntu aryamye hasi. Yego. Ndavuga ati se uyu muntu ninde? Bavuga ngo ni Jide. Yego. Hari umugabo bita Gaspar. Oya, ndamwibagiye ubwo mugabo mwengana na gatwe yitwa ngo iki? Umugabo mwahingana. Mujyambere, mageze mujyambere. Arambwira ati ni Jide. Yego.
baramwegura ndavuga ati se nihe bamutemye ngiye baramunyegura ndamureba nsanga bamukubise umuhoro mahangaha nindi mu izosi nindi yo mahangaha ndangije bari babuze umuntu w'iwabo nomero z'umuhungu we nzizi mu mutwe ndazimuhereza baramuhamagara basanga ari busy ubwo renge ngiye sinabyita ndavuga ati kamanuke genze mbarabura ukuntu ibintu bimeze yenda babe bagirayo ndaza umuhungu we musanga ahagaze hari imbere nsanga ari kujya kuri telefone ndayimwakahitanye aho bari kuvugana ndamukupa navuga ati ngita murabura ukuntu ibintu bimeze ndavuga ati papa wawe gutya na gutya ahita atambika ajya kuri ameri we bahita bagenda bajya kuri byari byako ngewe nasize agihumeka ntabwo yari yagapfuye. Yari afite imyaka ingahe? Ntabwo nzi imyaka yari afite. Ugereranije yari ari nko muri 50 se buriya. Yari umupapa? Yari umupapa afite n'abana bakuru. Yari afite abana bangahe? Afite nk'abana buriya. Abana be ni benshi n'abana se yo muri kubona umuntu w'umupapa. Oya turi kubona bino bintu ntago biba ari byo kwifata umuntu agate mu wundi urabona ibiryo nejo bundi bihe twari turimo ukaza ugafata umuntu gatemagura utitaye kuba guca intege ntago bino bintu byiba ari byo. Baravuga ngo yari yibye nta gitoki nta kizibiti ni ufashe umuntu bamujyana bakamujyana ku bashinzwe umutekano bakagira niba ari no kumuca amafaranga bakaba bayamuca ariko ntibamuteme. Ukumva ko se uwo wamutemye nkamwe nk'abajeni yakorerwa iki? Uyu muntu rwose agomba gutabwa muri yombe kabisa. Nta bindi bihano wumva? Nta bindi bihano rwose njye ntago navuga ngo bamwice kwica ntago ari ibintu bigezweho ariko nawe bagenda bakamushyira mu isheni akagenda akaryumvaho kumva uko ibintu bimeze. None se uri umujeni iyo ubona umupapa ubyaye igihe hano muri karitsiye biravugwa ko n'ubundi ngo yaratuwe yiba ari umupapa mukuru nkamwe nk'abajeni biba bibaha ikihe cyizere mwumva ejo bizacamo muri kubona abapapa bababyara bari kwiba? Oya ntago byaba ari byiza gusa ariko nukumva nyine abantu bo mwikaritsiye bavuga ibintu by'amagambo nukumva ngo umuntu ariba gutya ariko nta muntu wagafatanya ikizibiti nkuko nagucaho ngibwa ngo ati we gutya na gutya kandi atari byo ariko gusa bajyaga babivuga kandi ntago bahindura abantu ku byo bavuga. Ubwo we nubwo bamutenya bavuga ngo yibaga nta kintu yari afite. Yego. Reka nkushimire. Murakoze. Yego papa uratangira utwibwira byagenze gute ku munsi wewe? Mwiriwe. Uvuye mu nka? Kubona rwose nakukiraga inka. Ndabona ufite n'amase rwose mu gahanga reka mbanze muhanagureho leta mbibona. Yego. None ku by'urupfu rwa Jide. Yego. Jide yari umuntu n'ubundi yagiraga ingeso yo kwiba ariko noneho nukuvuga ngo niba yaragiye kwiba ku rugo rw'umuntu ibitoki akamubona ubwo yaramwirukanganye nta kizibiti yari afite ariko urumva nicyo kosa uwo muntu yakoze ryo kumwica. Utaragera ku munsi w'ejo uragira ngo banze utubwire ubundi Ejide yari mu ntoki muri izi karitsiye bamwe bari kumbwira yari umuntu ufite urugo rukomeye pe ariko ibintu yakoraga byo kugira byo gukorakora wagira ngo nibyo bari baramuroze. Kakaboko karekare yagiraga akantu ko kwiba ariko ntabwo yibaga ibintu ngo ajye mu nzu gapfumura amazu cyangwa y'ibintu n'ibitoki yiberaga n'imyumbati n'ibyo ariko nta kindi kintu yakoraga kindi. Yari umugabo w'imyaka ingahe? Yafite nk'imyaka 50. 50. Arite abana bangahe? Abana yarabafite n'umugore rwose yubatse urugo rumeze neza yaranafite n'ibintu wagira ngo n'ibintu bari baramuroze. Ntabwo ari kuvuga ngo wenda yibiraga wagira nibyo bari baramuroze. Yego. Umunsi w'ejo se byagenze gute rero? Umunsi w'ejo rero ejo bundi uko hashize rega ku ijoro rya saa 12 hafi n'igice nibwo yagiye kujya niba yaragiye gukorakora bakamufata simbizi uwo muntu rero wamwishe nawe ni ngiyawe ubwo urumva yari haza aravuga ateka naye mwica veho birangire. Abantu babi ni burya abantu bose nibatinyuka kimwe burya abantu bafata umwanzuro. Yego. Ariko urumva ko atuvuyemo yari umuturanye wanye n'umuvandimwe yari twaraniganye rwose yari umuntu warebaga ari umusore mwiza ukeye nta kibazo yari afite. Uretse ako kantu wagira ngo niko bari baramuzesheje. Yarafashwe nka kangahe se muri izi karitsiye zanyu? Ishuro mwagirizaga ubujura ni nyinshi no kuri polisi bajyaga bajya bagafungura ariko nuko nta kundi byagenze igihe cyageze cyo kutawa baruka. Afunzwe kangahe? Ijana nko mu ishuri 5 gutyo hafi 7. Ishuri 5 zose? Cyane none se ko bari bamuzi n'undi yakoze iki? Yari ibyo by'ubujura mwagiriza nyine. Ese papa uragira ute Jide yari yubatse yari afite umutungo nta kibazo? Umutungo yari afite ariko ibyo bintu wagira nibyo bari baramurugesheje. N'ibintu yari bifite pe. Yego. Ariko wagira nibyo bari baramurugesheje wagira ngo nawe si yari we.
wageze se aho bamutemeye? ntago nageze kuko nanjye amakuru nayafashe gutyo nibereye hano sinari nzi n'ibyabaye nagiye kumva bavuga ngo Jide bamutemye banamujyanye kwa muganga yego ariko igikuru cyo n'uwamutemye ngo nakize ibiti n'ubu ngubu naniza niwamubaza ngo igitoki se yari yakikore ntago wavuga ngo yarakikore ubwo ntago zaba ari inzika se yaramufitiye uwo muhungu nta nubwo n'uwo muhungu wamwishe no kumubona muri kabari ntabwo yajya akunda kujya muri kabari yewe nta nubwo bari kunywa inzoga niwapfa kumubona ko anywa inzoga bisa nk'abantu ngo asamane nk'abandi reka n'umuntu waho ngaho yego papa tunihanganishe abanyarwanda ndetse n'abanyarwandakazi kubw'ibi bihe turimo byo kwibuka abatutsi bazize jenoside mu mwaka w'1994 ariko nanone nk'umupapa ese ibi ngibi iyo bibaye uragira uti nta kizibiti bamufatanye nta kintu na kimwe bigeze bamufatana ese ntago yaba ari ingengabitekerezo uwo nguwo watemye Egide yaba yari afite iby'ingengabitekerezo byo sinabasha kubyinjiramo kuko hari igihe yaba yabikoze ahubwo mu kubikora akaba wa muntu atabashije kugira ngo yerekane cya kizibiti wa mugabo yaragiye gukora hakaba ari cyo kintu yaba yakoze cy'amakosa yakoze ku buryo gufata umuntu ugafata umwanzuro wo kumwica n'ikizibiti atagifite gutya imbona nkubone ni amakosa yakoze yego ako kantu niko yakoze yibeshyeho cyane nabwo niba yabimukoreye hakaba atayisemwe yerekana icyo kizibiti ni amakosa yakoze kuko nabyo yabihanirwa yego papa urakuze nawe ndi kubona ko Egide uragira uti twariganye muri za serayi ariko se nk'ibi ngibi iyo ubona umuntu w'umupapa mugenzi wawe ufite abana nk'ubahanga ndi kubona abana nibo badushungere ahangaha batwegereye yego ukabona nyine umupapa ntafashwe rimwe birenze rimwe kabiri gatatu kane gatanu azira kwiba ese nk'abapapa biratanga irihe somo ku rubyiruko cyangwa se ku bana urubyiruko rero rwo muri iyi minsi n'ubu ngubu nubwo yumva ngo yatuvuyemo yagiye isheni y'abajuri nanga yaratujengereje n'ubu ntabwo tukirya kumbati mbese n'ibitoki n'ibikeya n'ubwo wumva ngo yagiye bavuga wenda twavuga ko yari kamandazi ariko sina kamandazi gusa we n'abandi n'isheni ni nini cyane uri kubivuga usa nkaho wishimiye urupfu wowe ntabwo nishimiye urupfu umva nkubwire wowe ntabwo nishimiye urupfu urumva genda avukanye nawe nabyirukanye nawe wowe uri umwana we wowe impamvu urimo kwivuga wowe uri umwana we ngewe ibyo mvuga ntabwo ari amakuru mabi mutangira amakuru mazima yego urumva ngewe ntabwo nishimye uzabaze we yego vuga ariko ngewe kimbabaza cyanyu nicyo ngiye yego twikomereza uyu mwana mwihorere yiturogoya nirindi kukubaza ati nkamwe nk'abapapa bakuru muri kubyirura ese muri gutanga iyihe nyigisho kuri aba bana batoya inyigisho dutanga rero ni ukuvuga ngo ubwo bugeso dufite twebwe bw'aba bana b'urubyiruko bacu n'abanjye bakora ako kageso n'undi yakora ako kageso abo bana rero ni ukuvuga ngo tugomba kubashyira tukabigisha tukajya tubahana gukora ingeso y'ubujura bakajya bayirinda kuko ingeso y'ubujura ntabwo kuganisha izi kuganisha habi isaha ku isaha hari igihe uvanamo urupfu cyangwa ukavanamo n'ibindi runaka byaguteza ingaruka niyo mpamvu rero isaha ku isaha tugomba kugira gute kwigisha abana bacu bakareka izo ngeso mbi z'ubujura yego ese bari kwa Kongo bamutemye ijosi koko nibyo icyo cyabayeho rwose n'uwamutemye amutemaguye umutwe w'umuntu urumva ko ari ikintu yakoze cy'indengakamere hano hirya kunuza ku ishyamba rya leta hari munsi y'irimbi ari kuvuga ngo ko atari umuhoro umwe yakubiswe nyine ntabwo ari umuhoro umwe ntabwo navuga ko ari umuhoro umwe amakuru mfite yuko kuko sinahageze ngo ni imihoro igera muri 4 cyangwa 5 imihoro 4 cyangwa 5 yamutemaguye gutyo uze ngo yamucagaguye umutwe ni umutwe mbese yatemaguye kuko njye sinari imari ariko amakuru njye afite gutyo papa se nk'ibi ngibi iyo bibaye ni irihe somo bibasigira isomo ridusigira ni ukuvuga ngo twebwe abana bacu cyangwa se nawe ubwawe ni ukumenya ngo ugomba kugira uburyo witwara ukamenya ngo za ngeso niba unazifitemo nawe uyihingemo kugira ngo uzikuremo uzihanaguremo mu bwonko ugendane neza n'ibyo abavandimwe bagushakamo niba bagushakaho umusaruro nawe ukagomba kugira gute kugendera ibyo bashaka ubwo rero ni ukuvuga ngo tugomba kugira ingeso nziza y'imyitwarire runaka ako kantu niko keza akantu wari uvuze ati muri izi karitsiye zacu abajura baratuzengereje ati ntawe ukirya kumbata kwe mu murima ntawe ugitema agatoki ni ukudwanira n'abajura nako cyane
ese ni iki musaba inzego z'umutekano cyangwa se inzego z'ubuyobozi? Inzego z'umutekano ikintu cy'abajura hari igihe dukora inama baba ari benshi bakadusaba kugira ngo dutore abajura bari muri quartier tw'abatuzi dufite uwabuze ukamwandika ku gapapuro ariko ntukire izina ryawe kugira ngo hatagira umuntu kugendaho ngo wamutoye. Icyo kintu leta yarakidusabye twagiye tugikora. Ubuyobozi bwagiye bugikora. Ubwo rero urumva yuko ari ikibazo nyine. Ubwo tugomba kwihangana. Tukihanganira ibyabaye ubuyobozi se bubibafashamo? Ubuyobozi burabidufasha bukagira gutya ariko bakajya bavuga ati mujye kubivuga gutyo no kugira ngo babandi nabo bacogore be kujya niba bari bafite utwo tugiso batureke kubera ko baba bahurahura babatekereza bahura. Reka ngushimire mama, tugusanze ahangaha muri izi quartier biri kuvugwa ko umusaza bita Egide wari umuturanyi wanyu ku munsi w'ejo yitabye Imana atemwe ngo azira kwiba ibitoki. Byagenze gute? Ngo baramutemye, nagiye kumva numva ngo bamujyanye ikizigo ngo yapfuye. Byagenze gute se kugira ngo ajye gutemura? Tutangira utubwira ese Egide yari muntu ki muri izi quartier zanyu mwari mubanye mutubundi? Ubundi bajyaga bavuga yuko akubagana nyine agasanga agatoki akagatema. Ariko noneho niba bari bamutemye yaribye ibitoki byo ntabyo nzi, ntago nabihamye. Ntago mbizi. Urabona ndi umuntu w'umukecuru nibereye mu rugo nanjye nabimenye ngo yageze ikizigo. Ni uragira uti bishobora ati ni byari bisanzwe koko yaratuwe yiba cyangwa bamuntu kumuharabika? Oya, bajyaga bavuga ngo ariba. Ariko nge simbimenye ndi umuntu w'umukecuru uba mu rugo. Yego. Bavugaga ngo ariba ngateme ibitoki. None se bamwe ko bari kuvuga ko ngo Egide yari umuntu wifashije ngo yari afite imitungo myinshi ngo niki cyari natwe nibyo byadushoberaga. Ubwo twakekeranyaga tuti Egide yiba yarabuze iki ko afite ibintu. Ngibyo rero ubwo nanjye niko nabyumvaga ayo makuru. Yari umugabo se w'imyaka ingahe? Si imyaka ye nayimenya. Ntaramuvukishije. Ugereranije? Oya, ntabwo imyaka ye ntabwo nayigereranya ngo nyibashe. Abana bangahe? Afite abana ngira ngo afite abana 5 yarafitanye n'umugore we. 5 n'umugore we. Yego. None se mama, tuganire nk'abantu bakuru, uri umukuru uri kubyerwa nawe ubu ngubu ufite abuzukuru, ushaka ufite n'abuzukuruza ndetse hari n'abandi bana baba bakurebereraho. Birakwiye ko umuntu w'umugabo cyangwa se w'umumama ku myaka nk'iyo ugezemo yajya mu bikorwa nk'ibyo ngibyo bigayitse by'ubujura? Oya, ntabwo ari byo ubundi kwanduranya, ubundi wajya utwawe kandi noneho ugifite nk'imbaraga wakoresha amaboko yawe. None se uko ngiye ntiba kandi ureba ndi umukecuru. Ntari ibyo ubundi urakora ugakoresha amaboko yawe bikaza. Yego. Ugakora. Ariko intanganga ubujura burakabije. Naho bariba. Inaha bariba cyane. Ukabyuka ugasanga agatoki bakajyanye ntumenye wakajyanye, ugahurahura umuntu ntumenye wakajyanye nkanjye wiryamira simbyuke. Yego. None se mama, niba inaha ari abantu bakuru muri kugenda biba, ubwo biratanga iki muri kwigisha iki urubyiruko rw'ejo hazaza? Rwarwigisha nyine gukora. Ukarwigisha gukora hanyuma ugakora bagakora bakiteza imbere. Yego. Niko wamwigisha. None se wakigisha umwana kwiba? Ntago wakigisha umwana umufite wavuga uti umwana ubakomokaho niba ari abantu bakuru bari kwiba, ubwo umwana ntago yareberera ku babyeyi? Yareberera ku babyeyi nyine. Baca umugani ngo uwiba ahetse ababwiriza uwo mu mugongo. Yego. Ubwo rero wabwiriza umwana wawe uti ntuzibe. Yego. Uti kwiba ni bibi, ujye ukoresha amaboko yawe ushaka ibizaguteza imbere. Yego. Ndetse nawe waba ufite uko wigira ukamutera inkunga ntiyibe. Yego. Uratanga se yihe nama ku bana bakiri batoya ndetse n'abo bantu bakuru bijanditse muri ibyo bintu byo gukorakora? Nyine nabagira inama nk'umuntu mukuru. Yego. Nk'umuntu mukuru namugira inama ntiwamwana ntukajye wiba. Ubwo nanjye nabuzukuru banjye ntiwiba bazakwica wa mwana we. Ntikwiba ni bibi,
jya ukoresha ukuboko kwawe. Iyo niyo nama rero nagira urubyiruko nk'uru nguru. yego Nk'uru rugenda urugero nk'aba ngaba ubabwiriza uti gukora ni byiza, mwige mumenye ubwenge, muziteze imbere, hanyuma mwe kwiba. yego Iyo niyo nama rero nabona nabagira. amareka ngushimire. yego papa muraho neza? Muraho amahoro? ni amahoro ariko ni makeya kubera ibingibi byatubayeho. byagenze bite papa? ko byagenze rero njye mvugishije ukuri, yego ntabwo nari uzi kureba hariya rwose. yego ntabwo nari impari, nari nagiye Kiziguro kwa muganga, ngarutse njya mu ndatemo hariya nko mu masaha 11. noneho hano nza kuza kuko hano mu rugo hari abana, nza kuza nko mu masaha 11, saa 12 zijya muri saa moya. yego nzankura n'abana barambwira bati Jide bamutemye. Njyewe numvire ko bamutemye, yego nkumva ni ibisanzwe kuko hari igihe bagenda iyo ngiye bakarwana nyine kuba banyoye basinze bakarwana bakamurema n'inguma. nuko ntibagiye kumuvuza, yagiye bamuvuza kuko bamutemye inshuro ngira ngo nk'ebyiri, ariko avurwa agakira. bamutemye kangahe? inshuro nk'ebyiri. azira iki? ubwo bavuga ko ziri bujura. ntabwo nari nambona yibye ikintu ngo ngiki yakibye ngo mushinze icyo ngicyo. yego ashwi sibyo ko mbyumva iyo ngiyo kandi ngiye ku buryo ntajya mu bubari. ntabwo namenye ibyo bibayo kuko aba yinywereye inzoga agaca aho ngaho yasinze rimwe akampamagara akansuhuza. nuko niko tubanye, twatubanaga rwose tubana amahoro mu by'ukuri. uragira ati twabanaga, uze kwegereza akamikoro neza urebana hariya. twabanaga amahoro, twabanaga umunsi wundi, ariko se rwose aca aho ngaho akansuhuza akagenda. nimugoroba yaza naba nkiri hanze akampamagara akansuhuza. na hariya hari igihe bigeze kuhica inzira kuko namanukaga nkakora hariya hepfo. noneho baza kwica inzira, aravuga ati muze ati ngiye nguhaye inzira hano ntihazagira uhagarara ngo akubuze, uza ajya azamuka. ngo nkacaho nkizamukira, tubibanira gutyo nta kibazo twari dufitanye rwose. ese papa ngo ubone tuvuge ko nta na rimwe wigeze wabona Jide bamufata yibye nk'uko babimushinja? se kureba hariya rwose. oya nta kintu nari nambona bamufashe nacyo ko yibye ngo ngiki. yego ntacyo. sibyo ko nabonaga bamufashe. papa urakuze ndi kureba imyaka yawe. se Jide yarari nko mu myaka ingahe? Jide yari mu myaka ngira ngo urebye ngira ngo ni nka 40 gutyo. wenda cyangwa se kumanura hasi, ariko kuko ngiye mu kuza ahangaha gutura aha. yego narambonaga yari umwana afite nk'imyaka nka 15 17 gutyo muri iyo myaka. ariko yabaga iyo ngiyo natweho duturiye ahangaha, haze guturira ahangaha kuko kuviriya aza gutura aha. yego kuko twari mu byaro ubundi. tuvuye mu cyaro tuza ahangaha, noneho hariya hari umugabo wari uhari. yego aza kuhabagurisha. ahabagurishije ni naho yashakiye umudamu we, bari kumwe. yaje afite umudamu, mbese yaje yinjiye inzu ari ukoresheje n'ubukwa aho ngaho. yego tubana gutyo nta kibazo yari afite. niho Imana yari yamukoreye, yari yifitiye udufaranga twe. amafaranga rero kuzi ko atagira. papa ko kantu tuzi kugatindaho. abantu benshi muri kugera muti Jide yari afite umutungo, yari afite amafaranga, ariko se nkawe nk'umuntu mubanye igihe ubona ari iki kintu cyateraga Jide kuba umuntu w'umupapa wenda muri mu kigero kimwe cyangwa se ukaba umurutaho gatoya, uramuruta, yifata akajya kwiba ariko afite umutungo? ubundi agifite umutungo yarawugize pe. yego afite umutungo, yari afite inka zageraga hafi mu 10. zageraga mu 10 kuko hari izo yaragiye aragize ahandi hantu. yego afite amasambu, yaraguze amasambu, imirima. ariko buke yaza kugira ibibazo, abiza abasore kuko amaraso yari akiri mato. yego abona hari umugore wari hariya yari yacumbitse aho ngaho, aramwinjira. niyo akajya ahora ashwana n'umugore we. uwo mugore yararya umutungo, arawurya pe, arawuhaya urashira. za nka zirashira? inka zirashira, amasambu arashira, moto iragenda. yari afite na moto? yari afite moto. aragenda birashira. noneho aho ngaho bishiriye rero ku muntu wakoze ku mafaranga. yego atangiye gushakisha ukuntu yabaho afite y'amafaranga. yego ubwo rero ubuzima buranga.
Buranga niho yatangiriye kujya muri izo ngeso wenda zo gushakisha uko kuyabaho. Ariko n'ubundi ntabwo yabizanaga mu rugo. Yego. Oya. Yabishyiraga yarinyweraga wewe kazi ke kari kwinywera. Bivuze ngo ibyo yibaga yahitaga ajya kubigurisha. Yagurishaga yongiye nyine. None bamuhaga ngahe niba n'igitoki nk'icyo ngicyo yakigurishaga abiri kugira ngo yibone iki. We yashakaga kwinywera nta kintu. Ariko n'ubundi nahango muri izi karitsiye zanyu ngo cyitwa ubujura nta gatoki mu gica ngo nta nakumbati. Ibitoki byo barabyiba, imyumbati barayikura, bariba abajura bo barimo. Usibye ko utavuga ngo nguyu usibye ko wumva baramuvuga ni umujura ariko umuntu utaramufata yego ngo mufatane igihanga nta kintu wamushinze. Hari abari kuvuga ko n'ubundi wamutemye nta kintu yigeze amufatana. Uwo simbizi rwose ibyo byo kutemwa kwe nanjye kinabimenye nyine mu gitondo ejo bambwira ko yapfuye. Yego papa, tugana ku musozo, uri umupapa urakuze. Hari abana uri kubyirura, ushaka kuba ufite abuzukuru, hari n'abandi bakurebereraho uyu munsi. Ese birakwiye ko umuntu w'umugabo wubatse w'umupapa ari we wirara amajoro ajya kwiba akanafatwa n'abana be bakabibona ko yiba? Ntabwo bikwiye. Ntabwo bikwiye ariko ngewe uko ntekereza ntabwo ari we afite ikibazo cyasaga n'ikiri mu mutwe kimutera kunywa izo nzoga. Yego. Asa n'uwarozwe ngira ngo kuko umuntu niba yari afite ibintu akabaho neza yari ameze neza pe. Yego. Ureba ari umugabo ameze neza nta kibazo afite. Aho bishiriye rero kubera ko wenda noneho ngira ngo umutwe asa n'utaye umutwe ariko atari ubuntu atari muzima usibye ko ngenda ndakeka ko yari yararozwe gusa. Tugana ku musozo, se niyihe nama utanga ku bantu bishora mu bintu nk'ibyo ngibyo? Inama natanga yego wenda bibaye ngombwa wenda nabo ngabo bavugwa ko babikora barebera wenda kuri uyu nguyu none bakihangana bagashakisha kuko bafite amaboko cyane cyane n'abasore bafite amaboko bashobora gukora bashobora gushakisha uko babaho kandi bakabaho. Ariko byo kujya kwiba bakabyihorera niba ari byo bakabireka rwose. Yego, reka nkushimire. N'umugore yaratunze afite inka afite imitungo ariko yaje kugiramo ikibazo natwe twibaza ko cyaturutse ku burwayi kuko ntiyarabisanganywe. Egide rero yari umuntu usabana n'abantu bose ariko ako kantu kazamo kugira niba nge navuga ko ari nk'ibirozi byaje kuko yari atuwe atiba akayagera ku gitoki nta nzu yapfumuraga ariko yabaga yagera nko ku gitoki akagishikuza. Ariko mu by'ukuri ejo bamwica twageze aho yarari nta kintu na gito yari afite kigaragaza ko Egide yibye noneho bakamwica. Muratekereza bamuhoye iki? Nkeka wenda nk'uko bavugaga ko yabibaga wenda ariko nanone sinahamya kuko nta kintu zibiti na gitoya yari afite. Nta kantu na gatoya karanga habe n'ibere rimwe ry'igitoki Egide yari afite. Ubwo rero tukibaza ibi bintu bimaze gutya ntago ari ubwa mbere bibaye hano mu kagari kacu kandi atemwa byo kwica. Hari n'undi bishe hano hafi we yari umujura arapfa arahambwa Maneneri. Hari n'undi wigize kwicirwa hano hepfo. Ubwo ni abantu batatu nge navuga dukurikije ibi bintu by'indengakamere mu kagari kacu. Niba umuntu yanibye agomba gufatwa akarihishwa kuko kwica nta cyiza na gitoya kirimo. Gutemagura imihoro imeze kuriya umuntu agatemwa nk'inyamaswa agapfa agaheranwa abana be bakaba imfubyi n'umugore afite imitungo yakaba yanarihishwa leta yacu ikagira ibiki ekanamuhana agafungwa ariko batishwe. Egide se Egide yarafatwaga akajya muri ribu agafungwa agahanwa ariko ngiye kuba yanazengereza n'abantu ntago navuga ngo kwica nicyo kintu leta yacu kuri uyu munsi ntago igamije kwica abantu. Se ni hari bisambo byinshi twumva ugasanga barafashe bakica ariko bagahanwa ariko ko batabarasa. Se polisi ntituzifite kuki batabajyana muri polisi ngo babarase?
ntibafite intwaro. kumva byaba byatewe n'iki niba muvuga muti aho twamusanze nta kizibiti habe n'ibere ry'igitoki twigeze tumusangana, ukumva se ari bifu bari bafitanye cyangwa ari ingengabitekerezo? Uriya muntu ntago nahamya ko ari ingengabitekerezo, nkeka yuko wenda hari uko yaba wenda akeka ko yaba yirigize kumwiba, akaba ari ryo mujinya yari afite, ariko nanone simamya, ntago mbyemera. Ngo byarangiye ariko na nyiri kumwica yigemuye. Nyiri kumwica bavuze kutubwira ngo yigemuye, ariko kuri uyu munsi amakuru dufite muri RIB ntawe uhari. Baravuga ko ntawe urimo. Yatorotse. Birashoboka. Murabona biteye agahinda. Birababaje, ni ibintu by'indengakamere nk'abaturage dutuye aka kagari kacu, kumva ko wazajya utambuka kuba wenda wari ufite nk'akantu gatoya wagiranyeho n'umuntu bikarangira. Ngiye simamya niba Jide nta cyaha bamufatanye kuri uyu munsi agatemwa kuriya, ni impande z'ingo, nta muturage wamuhuruye. Ntabwo umuntu yagutema umuhoro wa mbere ngo we gutaka. Umuntu ni ku gasozi muhigereye, nge nanahageze, ni ku gasozi mu ishyamba, imbere yaho hari ingo, ariko akabura n'umuntu umuhurura. Yamutemye imihoro ingahe mama? Yamutemye iri josi, amutema mu mutwe hose. Yego. Ubu buryo yagize ibiki, aricyo bavuga ko uyu munsi waha ari wo watumye uko yari yawuciye, aricyo cyatumye apfa. None se murasoza musaba iki ubuyobozi? Twebwe icyo dusoza dusaba ubuyobozi, yego, kuri iki kibazo cyo kugira ngo, murabona igihugu cyacu cyaje guhura n'ibibazo byinshi, yego, kugira ngo abantu barapfa. None ikirengejeho kuba twari mu gihe cy'icyunamo, turi kwibuka inzirakarengane zazize jenoside. Ibintu bimeze kuri gutemagura kuri biratugarurira ikintu kigaragaza yuko n'ubundi abantu bagifite ingengabitekerezo zo gutema bagenzi babo. Murakoze. Watanga se iyihe nama? Inama nge natanga mu baturage cyangwa se na leta yacu y'u Rwanda, nuko badufasha umuntu niba afashwe akajyanwa muri gereza agahanwa, niba babona yarananiranye agahezwa muri gereza agakatirwa, wenda yazajya avaye. Kuse niba yagendaga bakamugarura, bigaragara nta myaka yigize akatirwa yarenze 2. Waramaze gufunga inshuro nyinshi, ariko inshuro wenda yamaze izo nibuka neza ni inshuro nk'eshatu. Mama, hari abari kuvuga ko Egide ngo ikiba cyaramuteye kujya mu ngeso nk'izi ngizi zigayitse z'ubujura, ngaruko ngo yatunze amafaranga akaza gushira ngo yajyanye mu ishoreke. Ariko nkawe nk'umwe mu bantu bo muri famiye urahari ngo ubikureho urujijo ibyo byose biri kugenda bivuga? Egide yanabashotse babwira yuko ari umusore mwiza cyane watunze amafaranga, yari afite inka, yoroje n'abaturage, dore ye ko yemwe n'uwamutemye umugore we inka ye yamureze, kuko yaragije iwabo inka. Yego, iwabo w'uwo mugore yari afite inka zirenga 10. afite inka nyinshi, afite umutungo, afite nyirasenge umukunda cyane, ku buryo yajyaga navuga ati rwose umwana wanjye sinzi icyamuteye kwiba, ariko nimumufata mujye mumumpa ngira ibiki murihirire, ariko ntimunyicire umwana, kuko bigize kugerageza kumukubitaho nanone byo kumwica, ariko birangira adapfuye. Egide yari afite imyaka ingahe se? Asize abana bangahe? Egide afite abana, hari abana yabyaye iwe mu rugo, hari n'abana yari afite hanze y'urugo, ariko ntabwo umubare gusa bonzi hano mu rugo bashobora kuba bagera mu bana niba ari 5. Yego, abakobwa 4 cyangwa n'umuhungu umwe, gutyo ngereranyije aba mu rugo hano. Yego, reka nkushimire. Murakoze. Kuri ibintu biteye ubwoba, biranababaje tukibyumva, twebwe imitima yacu yahise ijya kure cyane. Ntabwo ibi byagakwiye kubaho, ni ukuri byababaje abantu benshi. Ubwo nyine twabyumvishe gutyo, twumvishe bavuga ko bamutemaguye. Gusa nibwo tukigera aha ngaha natwe turacyashaka amakuru neza ngo twumve uko byagenze, ariko ntituramenya neza nibwo tukihagera. Sinamenye icyo bamuhoye rwose. Twumvishe ko bamwishe gusa nanjye naje
ni ukuvuga uyu mugabo bishe ni sebukwe w'umukobwa wanjye sibyo ni ukuvuga ngo rero nahise mbyumva nanjye mpita nza ntabaye ubu sindamenya neza amakuru ahubwo nkeneye kuyamenya biteye agahinda cyane ubwicanyi burarengeje rwose ntabwo bikwiye rwose gusa nk'umuntu wabikoze nawe aba akwiye guhana by'intangarugero akabera abandi urugero nawe sawa. Yego mama tubasanze ahangaha mwatabaye Egide ngo ni umuvandimwe yari umuvandimwe wawe uzi kwiyegereza akamikoro mwamenye gute iby'urupfu rwa Egide ese mwaje muturutse ahagana y'ubundi ngewe nitwa Mukakibidorosera nturuka ku murenge wa Rugarama. Yego Egide ni umusaza wanjye w'umwamama wacu ariko twaje duhuriye nyine batubwira yuko ngo bamwishe bamutemaguye. Yego ariko ni ukuvuga ngo ndimo ndajyana mbaza nanjye ese bamutemaguriye iki bakambwira ngo bamwe bakambwira ngo bahamutemaguye ngo hari ibitoki ngo bamufatanye abandi bakambwira bati reka babedamu nasanze hano bamwe bati reka nta kintu bigeze bamufatana kimwe atavuga ngo bamutegeye ahantu aba ku muvandimwe wundi ngo inaha bamutegera ngo ahantu mu kantu ngo mbese hatari abantu ngo niho bamutemaguriye ariko bavuze ko hari ahantu ngo mbese nanjye simpazi neza ngo hatari abantu ngo bamutegeye ngo avuye aho noneho ngo bamutegeye aho ngaho ngo bahita bamwiciraho ariko guheza nkete ngo barangeheza nkete bavuga ko ngo ari ibitoki ngo bamufatanye ariko abari hano ngewe nahasanze babihakana. Ubwo rero urumva rero iyo umuntu yapfuye abantu bavuga ibyo bishakiye hakuri ibyo yazize akarengane none se niba ari ibitoki bakaba batabimufatanye ngo bigaragaze none se niba bavuga yuko mbese muri buryo nta uramenye uburyo ki yapfuyemo ngenje mpuruye nk'umuntu w'umushyitsi. Yego ariko ntago namenye urupfu rwe neza ndimo ndumva bavuga ibintu bitandukanye mwashobora kubaza nk'umuntu usanzwe uri hano muri iyi karitsiye akaba yabasobanurira. Mama hari bamwe bavuga ko Egide atari ubwa mbere ngo iyi ngeso ngo yarayifite yo gukorakora cyane. Ngewe nazamukanye n'umudamu ngo baturanye hafi ahangaha mubaza uko bimeze arambwira ati nge nturanye nabo ariko mu by'ukuri twamubonaga ari umuntu tubanye neza atakundaga n'abantu cyane ati kuko yabaga muganira ukasanga ari umuntu mwiza ati ibibazo yagiraga wenda byo kuba yagira niba ari n'amahane n'iki ntiyambwiye iby'ubujura atari ko wabonaga ari umuntu mwiza usibye ko yanywaga nk'abandi nk'uko abantu bose banywa inzoga yinyweraga agacupa ariko ibintu by'ubujura yambwiraga ati ibintu by'ubujura ntabyo tumuziho sinzi ukuntu barimo kubifata mbese muri make ese wabonye aho umuntu afatanwa ubujura ntibamwereke n'igihanga cy'ibyo yakoze kugeza ubu nta n'icyo turimo kubona nta nubwo kinagaragara. Yego ahubwo ntabwo twibaza uwo muntu icyo yazize. Mugasaba iki ubwo inzego ikintu dusaba inzego nuko zakurikirana iki kintu yego noneho bakareba ukuntu byagenze bakamanuka bakagera hasi bakagera mu baturage bakabaza uyu muntu akarengane yazize ahubwo yego bakareba ukuntu yarenganye mbese urebye muri make. Reka tuganire n'uno mupapa twumve nawe uko cyabivugaho. Yego murakoze nitwa Munyaneza Celestine. Yego Egide yari mubyara wanjye yewe iwacu ni mu murenge wa Muhazi akagari ka Byeze. Yego uze kongerijwe. Yego ejo rero nibwo namenye ko mubyara wanjye nyine yapfuye nibwo nabikiwe n'umuhungu we mu masaha y'isa 11 za mu gitondo. Yego ubwo rero maze kumenya ko yapfuye nabaje nahise mubaza se wababwiwe n'iki ko yapfuye kuko yavaga iwacu n'ubundi uwo muhungu we yarambwira ati papa yishwe. Yego ese yishwe mu buhe buryo? Arambwira ati ngiye icyo namenye ko papa bamutemye. Yego ntabwo nabashije kumubaza byinshi nahise nkoresha ibishoboka byose ngo dushake buryo ki tugomba kugera kuri tere ariho hano nibwo no mu buryo rero tugeze ahangaha. Iby'urupfu rwe rero n'ubundi ku kigaragara n'ubundi yarapfuye kandi yapfuye atararwaye yapfuye yishwe. Ahubwo jewe icyo numva nasaba yenda mu gukurikirana nuko habazwa abantu bavuka ngaha bakamenya uwo muntu yapfuye kandi yishwe ese yishwe mu buhe buryo ese yarwanaga
yenda yaguye mu mpanuka arimo kurwana yego ese bamufatanye ikizibiti yenda bamufatiye mu rutoki arimo gutema ibitoki habaho kugira ngo nyiri urutoki yirwaneho yego ni icyo rero turimo gushaka kugira ngo tumenye nk'umuryango tumenye umuntu wacu ikintu yasize nyirizina zo ngo mwe aka kanya muri gusaba inzego z'ubutabera ko bwakurikirana ikibazo uhereye mu mizi aho uwo muntu atuye kuko ntago ari umwimuki ntago ari umuntu w'inzererezi ni umuntu utuye urugo rwe murarubona akaba ari umuntu ufite umuryango ubana n'abandi banyarwanda twakagombye kugira ngo natwe tumenye aha tugeze urupfu rwa nyakwigendera w'umuvandimwe wacu ese inkomoko yarwo ni iyihe yego wese basahugereye ahangaha mu makuru wagiye ukurikirana ntago wigeze wumva bavuga ko nta kintu yafatana ubu tuvugana nibwo giye nkiva mu modoka nibwo nkigeraho nanjye naje n'ubundi nshaka kugira ngo menye neza naye ntari nabigeraho rero ngo menye uwo muntu icyo yazize kuko byanga byakunda mu mategeko umuntu nubwo yaba yibye ashyikirizwa ubutabera ntabwo umuntu yiba ngo uwo yibye ashyiraho kwihanira ubwo byaba bigaragara ko ubutabera icyaha ikosa nawe rikosozwa irindi ubwo urumva kugeza iyi saha twebwe turabona umuntu wacu yarenganye kubera yuko niba yibye yagomba gufatanwa ibyo yibye byaba ngombwa umuryango ukareha wa muntu wagize gute wibwe yego reka tugushimire kandi tubabwire ngo mukomeze kwihangana kandi mukomere murakoze cyane